we uriya muntu ushaka kutugura inkoko ari seriye nyine umuntu ujya gufata amafaranga akagura inkoko se akagutuma aho urumva atabagukunze ntabwo nabishimye rwose aya bishimye uriya mutipe ni mwiza ararenza afite ku mafaranga yakoze imifungo uwo nta kibazo cyuzakenera inkweto makeup umusatsi reba ufite n'umusatsi agiye kuwukora umva wowe oya ntabwo nabikunze ariko reka nkubaze aramuta n'inyuma agutende inda ntabwo ari ikibazo inda se wuza oya hari ukuntu ntabwo ajya atera inda abigenza ate ntabwo mbizi ariko ntabwo ajya atera inda uramutse ntabwo byanyatse gusa mu bwa mbere tubikoze ntabwo ajya atera inda itaba we oya ntabwo mari nyine hari undi mu brother ngiye guhura nawe ariko umuntu ararenze ubwo jya umwitaba umubwire ko uri neza njye ntabwo nabikunze uriya muntu yaturaburiza yarateza abantu nkubwire wowe icyambere ni ukwirekuza kandi icyambere afite amafaranga urumva ibyo wowe ibyo wabyeyi byabyaye ni ibiki mubyeyi se usize ipantaro se wayigura umubyeyi se yarayikuguriye none se ikibazo mfite ningera inda nzayibyarira uzajya urafite amafaranga iby'inda nta n'ikibazo cy'inda inda afite amafaranga uri yararenze inda niyo yanayigukuzamo uriya muntu wabonye ko ari boga afite ku mafaranga rwose nta nubwo binyubatse ntabwo ariko uyu munsi ndabatekereza fresh ndabukeza ibintu bakunda byose ndabifite bitayari kubarenza tu ndabatwika tu reka none ibitekerezo yawe rero ko bimeze nsimba bakore bifuza hanyuma baze gusanga bimeze muco abe boss tebya sha sana none se muco shana abana banje bavanga abana nigeze kubona abana banyura hano hafi hano bamanuka ipariya ushaka kuba bahageze hanyuma bagusabye iki numvise babwira ngo bakeneye inkoko ubwo ndahise babwira ati bari hariya iyo urebye bari abana ntimurabona basa nk'inkoko bari abana umva gato ahubwo bariya bakeneye barasa nk'indagara ahubwo bashakira indagara uzubahiriza cyakora ntabwo ukabona barasa nk'indagara ahubwo ushaka nk'indagara aba ari zubahiriza indagara indagara rero ushobora kuboneka cyakora urumva nk'akaburusheti kamwe wakaba ariko nabwo nurenze urugero rega mwana buriya iki gihe umuntu agomba kugendana nacyo bose ndabyumva ariko iki ni igihe cyo gukoresha iyo ubonye amahirwe ntabwo aguciye ndabyumva cyane ndabibakoresha icyo nicyo mwemera mwana sawa wanjye amafaranga reba yatuzanye mu kabari none wumva wirekuze uranywa icyo ushaka sawa nanjye ndabyemeye ariko ndashidikanya ufite ikihe kibazo se ikibazo ko ntambwa ntenda nzabigirana inda nakubwira ngo uriya mutipe afite amafaranga wumva inda yanayikuramo urumva ubwo musabye Ute se ba boss murafata iki cyo kurya kirahari cyo kunywa kirahari murafata iki nzenda bakoka mubyo kurya ndagira inkoko okay ngiye urabizi nta nabirenze icyo nkunda nzanira okay ukunda ibyawe nanjye nkunda ibyanjye yewe nawe nkunda inkoko akunda kukafata nta kibazo nyine turagira amafaranga y'umugabo uriya mugabo noneho ntabwo uko bimeze umva ntabwo cyagira amakeya ntabwo uze kuyikomeza iyo wirekuze gusa uba watwara inda z'iwanyu zose uba wazizanye ubwo nagiye umwe mu bwoko ngiye kubikora kandi serious n'umuseriveri kadatebuka noneho ngiye kurya inkoko umva umusore ndayarata nyine inkoko iracyatunganya mu kanya umva kandi ubuseze imbere we utararya nta kibazo akaba barangaye mbabarire okay ntasaba ntacyo bose yatubwiye ko azaza amasaha atazi uko ari kudutinza amushyiraho ndamwita Rwanda swetame nari sikataza umva uwo ni ukurya amafaranga y'umugabo urumva ni ukurya imifungo yakoze urumva noneho ngiye sahize ntabyo noneho ubu mu bwoko ngiye kuzinywa ngiye kuzirya nshaka kimwe amasheri mwahageze bisa merci beaucoup
Eko, barashaka kubaka. Ishyira hano cyane twari tugikumbuye rwose Anabye. ibyo rwose tugikumbuye wihangana warishye Ariko sha. ubona ko warishye n'ihangana Sha muraryoshye kabisa. ntabwo ari cyane cyane Ariko mbonaza. Izere ko mwana mujye bana n'umuzana muri. ariko umubyeyi wanjye va umubyeyi wanjye ni igarabizi nawe nta byo kwikomeza Cyo cyo mwene. rero ko njye nagiye no kuzahantu ngiye Teseka. ngiye ku ishuri Okay. Tuzi. ibyo ku ishuri nta kibazo amasomo se arangira dore umuntu azabaho yiga n'uwagira uzamudamu uziga icyo cyose uziga wari wa perezida se Cyo mubwiza. ariko okay nanjye ntacyo ngiye kuri Cyo cyo bakundi ngoma kuzusha. Hanyuma se mwari. sha nyine turi kumwe nyine Okay. nyine turategereje basi reka musomye Oya nta kibazo. njye shareka shasha ndakwinginze Maximo Maximo Okay, ubwo kaza byo kandikore. Maximo Kararyoshye kaza. Karakura. aragaragaza twakubwiye byari akantu gatatu twakubwiye wambaye neza umva Muri ibi muri suba cyane. wambaye neza wamana we uradusohokana none Oya ahubwo. uramuki None bora kamwe. Ndumva icyaka rye cyangwa kugenda upfe kuzana kapiti. Zana peti mitsingi. okay nta kibazo Gira vuba. Hanyuma uri umukobwa mwiza. Ahubwo murashimishije. Nene nabuze umwanya n'uyu. Hanyuma rero nizere ko ubu uyu munsi nzara njye kwikira. Fata neza. turahari Hanyuma nanjye. ntubashire ngo dufata neza Icyo mushaka. turasigo none se waje ukeye Wayashanye ndamusanga n'amarika. Yaba ari ibintu byanjye. banzumwe cyaka bagasiga nawe uvuye kure Katubanze. bazabimbwa rwose Ku buzima bwacu. Turyoherwe. ariko twari tugukumbuye we baryoshye sibyo bisa neza usigaye usa neza umva uzikundwa muri mukumbuye wamvugishaga kuri fone mu Rwanda Ngaho rero mushobora kumvise ko bwiza. shobora se Kushana ubona zitreshe uriho. Kwenda kuma amafaranga ajya gushyiramo tentire rwose Uyu nguyu ni ubureba mu mepisi. wese hari ibirenze se wowe nyine urareba nyine ugiye kuma ku mafaranga nyine maze umurisha umusatsi wakubanza kwitaho Ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Amafaranga arahari akuze. rwose ndakunda nabibona Ko nuziko aryoshye ibintu byose. Imana yanjye ni neza nyine. neza cyane Nta kibazo. nta kibazo rwose twari tugukumbuye ariko shere kuri cyoro warabuze Ariko ubu ndi kwibaza kuki muco mutabazana ikintu cyo kuba. Ubu noneho ndaje kabisa muramfite. Ahantu hose. gukunda cyo kunywa ahubwo icyo kurya cyatinze kandi turashobora Ahubwo sha mucuma nawe yaranshanze kabisa. Ntabwo zo yaba ari mu biki. unabona Ubundi gihe nenda kanze kumanuka. Nibwo kuko magumaze n'igihe mutajya ku kantu kano muri ga. Tunga atashe inkoko amafi kira kitu cyo mushaka cyose cyo. Ariko abasheri mu mwe. ibi byose Abandi ariko nizere ko namubyeyi n'umuzi ko turi kumwe. reka ntawe rwose So, nagiye kwishima n'umugabo rero gatumba zari ko mama arashaka. Yes, taro. Okay. Kanzi boye mu. nta kibazo shere mutinde Ndaje gato nta kibazo ngo muganga nta kibazo. tugiye kugura amafaranga y'umugabo none ntabwo cyane nazira amafaranga nazigurisha irashaka ndabonye ko iriya shati agiye agiye kutureka iriya mafaranga kiriya kirango igikura kiriya kiranakurika ibi kigo cya muntu gifata icyo dushaka amafi inyama inkoko ibintu byose